kintu cya mbere kibabaza nko kumva ngo inshuti yakugambaniye, ariko nanone nta kindi kintu cya mbere gishimisha nko kumva ngo akebo kagiye wamugarura, uwakugambaniye nawe byamugizeho ingaruka. Ibyo ngibyo mbivuze ari uko nsomye iyi nkuru ngiye kubagezaho y'inka eshatu zari inshuti, ariko kubera imwe kumva amabwire iza kujya mu bugambanyi. Ubwo nyuma biza kuyigaruka aho intare yaje kuyisamura. Reka twumve iyi nkuru, icyo musaba ni ugutega amatwi maze ubundi ukatubwira muri komenti icyo wumvisemo, ndetse nimba hari n'umwanzi ufite cyangwa umuntu wakugambaniye, aka kavideo gashyira ahantu ari bukabone. Byagenze ute rero? Mu 1995 hari inka eshatu. Izo nka zari zituriye mu ishyamba, imwe yari umukara, indi ari umweru, indi ari isine. Izo nka ari inshuti magara. Izo nka rero haba mu zuba haba mu mvura zabaga ziri kumwe zikina mu busitani. Ubwo buri joro zikaryama zegeranye, buri imwe hafi y'indi. Umunsi umwe rero intare yari imaze igihe ishonje cyane, inda yarahuye n'umugongo nk'uko bajya babivuga, inyura hafi aho ngaho ibona izo nka eshatu zibayeho neza zishishe zifite amata kokoko. Nuko intare ibibonye itangira gucira amazi. Intare niko kwisha inyuma y'urukuta runini rwari hafi aho, ariko n'ubundi yakwitegereza izo nka ikabona naho yazihera. Nuko iminsi irashira indi irataha, ya ntare ibona ntaho izazihera, ibyo bikayitera umujinya. Ubwo niko kuvuga iti, sha ziriya nka rwose nta kintu nazikoraho mu gihe zikiri kumwe wa. Ubu nashaka uko mbigenza kugira ngo manza zitandukanye. Ese ubu nashobora kuzigeraho? Mu gitondo cya kare intare yiyemeza guhura n'izo nka. Nuko iragenda n'amapfapfa menshi iravuga iti, muraho nshuti zanjye, amakuru yanyu? Narindi kugenda nyuze hano ntekereza guhura namwe mwa binyabuzima mwe, dore ko munagaragara neza. Inka y'umukara n'umweru ntago zari zitayeho, zari zizi ko n'ubundi intare zitagira intego nziza mu byo zikora. Ariko inka y'ibihogo yari ifite umutima mwiza kandi ubona ntacyo bitwaye. Nuko yibwira isati iti, ni byiza guhura nawe rwose inshuti yacu. Intare itangira gahoro kuba inshuti n'iyo nka. Nyuma y'iminsi mike ibwira ya nka y'ibihogo iti, reba iyi nka y'umweru we, ibara ryayo ritandukanye n'iryacu. Ubu ndamutse nyishe twese twasigara dusa, maze ubushuti bwacu bugakomera. Nuko ya nka y'ibihogo ibitekerezaho gato, maze yiyemeza gutanga iyo nka ngo intare yirye mu bwenge bwayo buke. Nuko ibyo bitangaza ya nka y'umukara, maze intare yica ya nka y'umweru. Iminsi irashira gahoro gahoro, nuko intare yongera kugaruka. Niko kubwira ya nka n'ubundi y'ibihogo iti, mana yanjye we, ndebera iyi nka y'umukara, ifite ibara ribi, irasa nijoro. Ndamutse nyishe rero twasigara dusa, bityo ubushuti bwacu bugakomera kurusha. Nuko ya nka irabyemera. Nuko intare birayisimbukiye yikubita amenyo, maze irayitamira. Ubwo haciyemo iminsi ya ntare iragaruka iravuga iti, hehe, inka y'ibihogo we, ubu ni wowe nanjye turi kumwe mu ibara risa, ariko n'ubundi nawe ngiye kugusamura. Ya nka igira ubwoba maze iravuga iti, ariko noneho uransekeje, ubu se ubushuti bwacu wabwirengagije? Intare iravuga iti, oya hoya hoya hoya, njye mfite amenyo manini, wowe ufite amenyo matonya, njyewe ndatonoma ariko wowe urabira. Ubwo ngubwo ya ntare ihita isimbukira ya nka irayitamira.
Ahangaha twakuramo isomo ko imbaraga nyakuri ziba ziri mu bumwe, ziba ziri hagati y'ubucuti, ziba ziri mu miryango ndetse no guhuriza hamwe.